ndababaye no kumva inkuru nk'iyo itangira agahinda kuko byatangajwe n'urubuga. Umusekerwe umuhanzikazi Musabyimana Gloriose wamamaye ku izina rya Gloriose yitabye Imana afite imyaka 36 bitewe no kurwara indwara y'umutima yarasanganywe. Yaguye i Kampala muri Uganda mu gitondo cyo kuwa 4 Nzeri 2025. Inkuru y'urupfu rwe yemejwe na bike wa Yesu ushinzwe itangazamakuru niyamamaza bikorwa bye. Mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga bikemwa Yesu yagize ati RIP koko mbega inkuru mbi Mana akomereza umutima. Bikemye ari waramwerekeje mu rugendo rwo kujya muri Uganda aho yari afite ibitaramo n'igiterane cyari gutangirira Mbara nyuma kigakomeza i Kampala. Amavu n'amavuko ndetse n'umuziki wa Gloriose. Gogo yavukiye muri Navy 39 mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Yari umukristo mu itorero ry'Anglikani kandi yabuze ababyeyi akiri muto. Yamenyekanye mu ndirimbo zifite inyigisho kandi zifasha abantu ku mutima zirimo cyane Everyday I need blood of Jesus kimwe n'izindi nka Womana. Kimwe mu bintu byatumye abantu bamukunda n'ubutumwa bw'indirimbo ze bwuzuye mu kwizera Imana no gukundisha abantu ubutumwa bwiza mu nyamake. Ikindi gisobanuro amazina Musabyimana Gloriose. Gloriose aho yavutse Rwamagana Iburasirazuba Rwanda. Imyaka 76 1989 2025 akoraga gospel kuramya no guhimbaza Imana. Indirimbo zizwi Everyday I need blood of Jesus uwo mwana ahapfuye i Kampala Uganda tariki ya 4 Nzeri 2025. Amva indwara y'umutima uwayemeje urupfu bikemwa Yesu. Ndaganira n'itangazamakuru kera urupfu rwa Gloriose ni igihombo ku muziki wa gospel mu Rwanda ndetse no ku bantu benshi bari barahuye n'umuziki we. Ishimiye kumenya niba hindi inkuru cyangwa amakuru wifuza kurushaho kumenya waba ushaka amakuru y'ibitaramo cy'amuziki cyangwa amashusho y'indirimbo ze. Ndakwifuriza amahoro kandi ndashimira ukwizera kwawe n'icyizere cy'uko ubutumwa bwe bwakomeje kugera ku bantu benshi akanabakorera ku mutima.